Okay, mu gice giheruka dore ubwo Ines yari yihereranye Peter ngo ashaka kumubwira ibintu amaranye igihe kinini. Ese ni ibiki? Okay, igice cya 10 reka tugitangire. Okay, twongeye kubashimira mwego mukomeje gukora subscribe kuri channel yacu Isi ya None TV kandi muri agaciro cyane. Okay, kenshi. Okay, turabashimiye. Okay, turabashishikariza gukanda like, share na comment kugira ngo n'abandi babashe kubona ibyiza dushyira no kuri TV Isi ya None. Okay, twagiye n'igice cya 10 mwebwe mwakunze inkuru dukomeza. Ines amwenyuramo gake mpita mukurikira, twinjira ku ishuri twicara ku ntebe atangira kunganiza bisanzwe. Hashize akanya asa n'uwiruhutse ahita ambwira ati, Ines, Peter biranshimisha kuba turi kumwe aka kanya mbonye sinagupfusha ubusa. Maze iminsi niyumva ntameze neza ndetse n'ubu ndumva ntatekanye kuko kuva umunsi winjiye mu ishuri igihe wazaga bwa mbere muri nge numvise sinzi kumbaye. Uko iminsi yagendaga yicumura agendaga mpindurwa. Naho twagereje igice cya 9 reka tugikomeza. Cya 10 Ines yambwiye gutyo nyoberwa icyo ashaka kuvuga mpita mubaza njyewe Ine rero ntago numva ibyo ushaka kuvuga kuko nje ndumva nta kidasanzwe, kandi nimba wumva utameze neza wajya kwa muganga bakagusuzuma. Ines, erega muganga wambura indwara yanjye nta wundi ni wowe Peter. Naciye ku ruhande, ndagukunda kandi nishimira kuba ndi kumwe nawe aka kanya. Kuvugana nawe ni iby'igiciro cyinshi kandi mba numva wanyigumira iruhande ibihe byose. Ines yamaze kumbwira gutyo numva ndazungeye nibaza niba nta kibazo yaba afite mu mutwe, ahubwo mpita mubwira njyewe. Njyewe Ines rero ni byiza wajya kuruhuka kuko wabona uri kurota izuba riva nako amatara yaka. Ines, erega Peter sindimo kurota kandi ibyo mvuga ndakomeje kandi nshaka kuva hano umpa igisubizo cyawe. Ntabyo gutekereza nahise mbwira Ines ati, njyewe Ine ndagusaba ngo unyumve neza. Ni byiza kuba warankunze kandi Imana ivuga ngo dukundane, so rero nakubwira ngo usubize umutima mu gitereko kuko ibyo by'inkunda ntabyo nshaka kandi n'igihe nikiragera. Buriya igihe nikigera nzakunda uwo Imana izampa. Sinkubwiye ngo ndakwanga, ahubwo ibyo umbwiye ntibishoboka na gato kandi ntuzongere kumbwira ibyo bintu. Mu by'ukuri Ines yari umukobwa mwiza ndetse n'abasore mu kigo bose baramwifuzaga ariko akabatsembera. Ariko muri nge numvaga ibyo gukunda bitanzamo nta n'ibyo natekerezaga, ahubwo icyo natekerezaga ni uburyo nzagera ku nzozi zanjye nari mfite kandi nagombaga kubihanira. Niyo mpamvu nirindaga icyandangaza cyose. Okay, namaze kubwira Ines gutyo mbona arahinduwe, kwihangana biranga atangira kurahita ambwira, Ines, Peter kugukunda nta gihombo kirimo kandi niyo utankunda nzakomeza ngukunde kuko kugukunda nawe nabigize intego y'ubuzima bwanjye. Gukunda wowe nabigize intego y'ubuzima bwanjye. Ines yamaze kumbwira gutyo numva ntacyo narenzaho kuko yari amahitamo ye, ariko njye numvaga bitandi mpita mubwira njyewe, Ines rero ayo ni amahitamo yawe, ntacyo nahindura ku cyemezo cyawe, ariko uzirikane icyo nakubwiye. Twavuye aho ndikomereza nsanga aho nari nasize Frank, aho nari nasize Bizi ndetse n'amasaha yo kuryama yari yageze. Ubwo twagiye kuryama, tugeze aho twaryamaga Bizi ahita ambaza ati, Bizi, ariko mwana ko Ines agiye kuryama ari kurira wamugize gute? Cyangwa nahise muca mu ijambo mpita mvuga njye, wapi mwana, nta kintu namugize ahubwo ni uko namubwiye byose byanjye ahe najya he Ines kuko
mu busanzwe nta kintu namushinjaga, namufataga nk'umuvandimwe wanjye, namwe nta kintu nabahisha. Namaze kumubwira ahita ambwira, bizi ariko umwana uteye gute cyangwa intama iragukandagiye sha? Umwana nk'uriya sha ukamukatira? Ariko bizi wapi muvandi, bizi ariko umwana uteye gute cyangwa intama iragukandagiye mani? Umwana nk'uri ukamukatira njyewe? Ariko bizi nawe nturamenya ko n'imyaka yose tumaranye. Bizi wapi muvandi, nikiniraga kabisa kuko sinakwibagirwa intego dufite. Uzi ko kandi nagusezeranyije kugufasha uko mbishoboye, rero sinaguhitiramo icyo mbona cyakoreka. Kandi byongeye Ines ntabwo ari umukobwa naguhitiramo rwose. Ubwo nakomeje kuganira na Bizi bigeze aho turaryama kuko haburaga iminsi 2 ngo dukore exam. Igihe cyarageze dukora ikizamini gisoza amashuri yisumbuye. Dusoje twitegura gutaha. Umunsi wo gutaha naratunguwe cyane. Ubwo njye na Bizi twabyutse twiteguye gutaha. Ubwo twari turi ku mahomo dusoje, mfata ibikapu byanjye na Bizi afata ibye, turazamuka tugana kuri gate. Twageze ku ishuri twigagamo dusanga Ines ahagaze ahahagaze, nawe ubona ko yarangije yarangije kwitegura atashye. Duhita tumubaza njyewe, none se Ine ko udataha ushaka kwigumira mu kigo? Ines ubwo se umuntu abarinze ngo mujyane ntagende wenyine yaba akoze ikosa ra? Njyewe oya da, kuturinda nta kosa wakoze, ahubwo wakoze Ine. Nyiraho nagiye kumva numva umuntu amfutse mu maso, mukozeho numva ni udutoki duto, mpita ndwana no kudupfukura kureba uwari umfutse. Oh my god, yari Clovis wari umaze kuba gasore. Mpita muhobera cyane. Ngiye Clovis, amakuru yo kuri hano. Clovis wapi bro, twaje kugutwaza nako ni surprise. Ngewe uri kumwe nandese? Clovis naje njyenyine kabisa. Oya nako nazanye na vie na mere gabariya. Oh my god, nukuri nongeye gutungurwa cyane kubona ukuntu umuryango nungutse banzirikana kujya naho baza ko ntwaza ku ishuri. Ubwo nahise ngenda muhobera ababyeyi nungutse, turangije tujya mu modoka turataha. Twageze mu rugo mbika ibintu. Bizi na Ines bo twatandukaniye mu nzira, ahubwo papa Clovis yahise atujyana hamwe. Banyakiriye n'umuryango bwanjye nk'umwana wabo. Twishimira ko ndangije amashuri mbaye umuntu mukuru. Twakomeje kuganira, ibyishimo ari byose. mpita mbwira papa Clovis, njyewe rero ndabashimira ko mumfashije kwishimira iyi ntambwe nteye, kandi byose ni mbikesha kuko Imana yabakoreyemo. Ariko nshaka no kuyitura umusaza n'umukecuru nasize mu cyaro, bamenye ko nahiriwe nk'uko babinsabye ku Mana. Bizi barampangayikiye cyane. Papa Clovis nuko sha, ndetse natwe ntituzasigara, tugomba kuguherekeza tukajya gushimira abo babyeyi bakugiriye neza. Ubwo gahunda yaranogejwe yo kujya gusura umusaza n'umukecuru badufashije igihe mama yari arwaye. Ubwo nyuma y'icyumweru twafashe umuhanda twerekeza mu cyaro. Njyewe Clovis n'ababyeyi be twakomeje urugendo, turenze umujyi, dutangiye gufata umuhanda w'igitaka. Imodoka yataye controle. Papa Clovis agerageza kwishyira ku mukingo biranga kuko umuhanda wari mubi kandi atabimenyereye. Birangira imodoka irenze umuhanda. Ntucikwe n'igice cya 11. Burya Peter yateye indobo Ines. Burya Peter yateye indobo Ines. Iyi mpanuka se barayirokoka cyangwa gusa birabivyuya? Ntucikwe.
Okay, turabashimiye mwebwe mukomeje gukora subscribe kuri channel yacu Isi ya None TV. Okay, tunabasaba gusangiza iyi nkuru yacu n'ibiganiro byacu dushyira kuri channel ino TV Isi ya None TV. Turabakunda cyane kandi muri agaciro kuri twe. Okay, ni Alex Tuyizero wagezaho iyi nkuru, akaba ari nawe yibategurira. Ciao.